abantu aba bahanuzi bakiri bato cyangwa se aba bantu babaje bashaka gutwika bajye bagirwa inama n'abahanuzi byibuza babimaze mwigihe bagirwa inama n'abakuru babo mwegera aba bantu bahanuye kera bafite experience ko sindabona umuntu ufite experience mu guhanura wagiye ngo kurwana ngo na Sarongo ngo wagiye kugira ibyo amenagura bahedewe Sarongo mwamuretse koko mukamuha amahoro akigumiriwe mu rugo agakora ibye namwe mugakora ibyanyu mukareba ko araho bizahurira nta hantu byahurira garagariza imbaraga zawe kuri side yawe imbaraga z'Imana igukoresha ureke kushaka kujya kuzipimira kuko rimwe na rimwe nzana bivuga ko abajyaho mwese se ntabagaragura ubwashize ejo bundi Apotre ni wavuze ngo baravuze ngo yarwanishije imbaraga z'umubiri ikibazo nakibajije Apotre navuga ati gute umuntu akubita umukozi w'Imana urushyi Apotre yongwe ne wambwiye ati buriya ubaye uri mu mavuta ubaye unanahagaze neza ubanye n'Imana neza uri umukozi w'Imana neza nta muntu wagukubita urushyi kuri ahubwo kuboko kwahita guhita guhindukira cyangwa kukavunika genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bigiye bitandukanye abantu bari mu Rwanda abantu bari hanze y'u Rwanda mwese ndabasuhuje cyane nongeye kugaruka n'ubundi ndi muri rwa rugendo rwanjye nitwa Sam Gakire ndi kumwe na Jerry n'ubundi tumeze neza cyane muri rwa rugendo ariko kugira ngo tugende neza tumeze neza nuko tuba twicaye ahantu heza kuri Dylan's Bar hano kwa Gaposho ku Gisozi urenze kuri RPF hirya gato niho twicaye murabizi ko maze iminsi ariho ndi ngira ngo ni naho bungiye kujya nkorera ibiganiro byanjye bimwe na bimwe ariko n'ubundi ntabwo navuye kuri Alarm Business Center nkuko mwari musanzwe mubizi n'ubundi naho mbanye hari uyu munsi rero nagarutse ngira ngo hari ibintu byinshi nshaka ko tuganira nyuma yo kubona messages zigiye zitandukanye nyuma yo kubona comment ku kiganiro nakoze Sarongo nakoresheje Fabrice umukozi w'Imana umuvuga butumwa ndetse na Sarongo ikiganiro nabonye abantu batamenye ukuri kwabyo cyangwa se kitavuzweho rumwe uyu munsi ngira ngo nagiye ngerageza gushaka guhita mbisobanura ariko ntago byakunze bikunze ko uyu munsi kugira ngo nsobanurira abantu bamwe na bamwe batamenye ukuri kuko biriya bintu byagenze ikiganiro ngira ngo nta bintu byinshi ndibuze kuvugaho biri hanze yuriya munsi ukuntu byagenze ndaza gusobanurira uriya munsi kandi ndakoresha ukuri kuzuye 100%. Ndagendera ku bimenyetso cyangwa se kubihamya cyangwa se kuri message ngiye mfite zigaragaza uburyo kuri uriya munsi byagenze. Nagira ngo wenda abantu babonye nkora kiriya kiganiro nabonye benshi batamenye ukuri, bamwe bagiye bambwira ati Gakire wakoze ibi yego nibyo nk'abantu babonye ikiganiro ntago babura kugira comment zabo bashyiraho, ariko none hari ukuri mutaba mwamenye kuba kuri hirya ya kamera. Ngira ngo niko tugiye kuganiraho. Muzi ko Sarongo n'umuvuzi gakondo benshi bita ngo umupfumu. Ubuvuzi gakondo ubundi babugiye buri mice bigiye bitandukanye, ariko habamo n'ubupfumu nyine. Ngira ngo benshi nibyo baba bazi bitewe n'uburyo ajya agaragara muri social media zigiye zitandukanye. Ni umuntu rero utaragiye ngira ngo wagiye ukora ugira urugamba, hagiye habaho intambara yihangana hagati ya Sarongo n'abakozi b'Imana bagiye batandukanye, abapasteri, abavuga butumwa, abandi bantu baza kuri social media. Bimwe byagiye bigaragara nyine ko baba bari kurwanira ishyaka umurimo w'Imana, ubundi bakavuga ati turi kwerekana ko imbaraga z'Imana zirusha imbaraga z'ubupfumu. Sarongo nawe akavuga ati nubwo bimeze gutyo ndasenga nkanavura abantu, Imana nanjye ndayemera. Aba wihangana ry'amagambo. Abantu bamwe na bamwe babanyabwenge cyangwa se abantu bareba kure ibintu bataba banakunda, kuko hari abantu benshi bavuga ati ntabwo ari byiza ko umukozi w'Imana
ajya guhangana n'umupfumu ku magambo. Yagakwiye gusenga Imana ikagira icyo ikora, Imana ikigaragaza cyangwa se ikagaragaza imbaraga zayo, kuko nkeka ko ariko n'ubundi babikwiye kugenda. Ibintu rero muzi ko intambara kenshi ya Sarongo nzi ko yagiye iba byakaze cyane ubwo hagati ye na Apostle Yongwe. Nzi ko ibintu byakaze cyane ubwo Sarongo yavugaga ati dore ibyo nakoze, Yongwe ati si ibyo bintu ntago mbyemera, izo si imbaraga. Sarongo akerekana izindi imbaraga ze z'ibintu abasha gukora, Yongwe nawe ntabyemere. Ngira ngo ibyo bintu biba nk'ibintu bituje biraceceka. Tuzi ko hari n'abapasiteri bigeze kujya babiri, harimo bita Gakwaya na John, bagiye kwa Sarongo. Si ibyo ko batakubiswa, ariko nabo ntago byababereye byiza ngo bari bafashe ngo umwanzuro wo kujya gusengera abarwayi, ngo abantu babagiye kwivuza kwa Sarongo. Ntabwo ariko nkeka ko intego y'ibyari bibajyanye ntago yagezweho, kubera ko no byose Sarongo hirya y'ubuvuzi akora n'umuntu utuye, n'umuntu w'umugabo ubiwe mu rugo. Kumusanga we mu rugo rero udafite audience cyangwa se atabizi byitwa kumutera. Ari nabyo abantu benshi bavuga ati abo bantu bajya kwa Sarongo ubundi baba bagiye kureba iki, nashaka ajya bakubita. Ngira ngo rero urugamba rwarakomeje, kuko hari n'abakozi b'Imana bavugiraga Sarongo. Hari abapasiteri bamwe na bamwe bakoraga ibiganiro bakavuga ati Sarongo n'umuntu mwiza, Sarongo afasha abantu, Sarongo agira ute. Abandi bati reka bitewe n'ukwemera kwacu, bitewe n'ishyaka ry'umurimo w'Imana, ntabwo ibyo bintu tubyemera. Hagiye hacikamwe amakundi ahangana kuri social media. Ngira ngo abantu barabizi, ntago nshatse kuvuga ngo runaka na runaka, abakurikira social media bamaze kubimenyera. Rero kugira ngo ngushe ku ntego ya Fabrice first of all ni umukozi w'Imana, asengera abantu. Nta bintu byinshi wenda bijyanye n'ibyo twakita Imana yamukoresheje nabonye, ariko byinshi biragaragara, kuko hari ibindi bitangazamakuru bagiye bakorana ibiganiro cyangwa se bagiye bajyana gusenga abantu barabibonye. By the way, ntabwo rero mpere kuri icyo kintu, ndamwemera nk'umukozi w'Imana, nk'umwana muto uri kuzamuka, uri mu mavuta, ariko nanone agifite urugendo rukomeye, cyangwa se agifite byinshi akeneye mu kugirwaho inama n'abantu bamutanze mu murimo w'Imana. Reka mbivuge gutyo. Umuhungu rero Fabrice Gakuru Fabrice, njyewe yigeze kunyandikira, byose hano ndabifite, wenda ndaza no kuza kubigaragaza muri iki kiganiro, ariko ndumva ntago ari mu rukiko, ariko nawe arabizi neza azi ko ari ukuri. Uku ni ukuri, navuze ko ngiye gukoresha ukuri kwinshi cyane hano muri iki kiganiro. Yigeze kunyandikira. By the way, njyewe namumenye muhujwe n'umuvandimwe bita Pacifique ku mpanuro. Pacifique niwe waduhuje na Fabrice, arambwira ati uyu muntu uzamukoreshe, ni mutumishi, nawe nyankunda kubona ushyigikira ko umurimo w'Imana utera imbere, cyangwa se umurimo w'Imana usakara ukagera ahantu hose. Numva hashize igihe mu ntangiriro z'uyu mwaka yajyanye utu video twinshi, ari gusengera abantu, tugapanga nkamubwira nti tuzakorana. Ni byinshi bigezeho aza kunsaba ko ndanamushimira ko ari mu bantu bambwiye ati ngiye kugusengera mu gihe nari nahinduye channel ndi gukoraho, ati ngiye kugusengera aho muri ibintu byawe bizagenda neza. Ubwo yari yabibonye. Fabrice rero mu byejo bundi nibwo twavuganye, arambwira ati ndashaka ko tuzajya kwa Sarongo mu rugo. Message yanyandikiye yarambwiye ati njyewe tuzajye kwa Sarongo ndi seriye, ariko buriya
ndi na tayari. Ndamubwira ni uzaze tujyaneyo. Arambwira ngo nabyemera nge ndi tayari kabisa, ikibazo ni kimwe, uburyo bw'umwuka aranzi kuko ni kenshi kubitana nawe yamenya, sinzi ko yabemerera, gusa nge ndi tayari kurangiza intambara y'abapasiteri n'abapfumu. Nyuma gato y'ejo bundi yuko uriya mupasiteri wo kuri Big Town yagiye ajyanye na Bakti, ibyabaye mwarabibonye, ngagiye kugira ibyo asenya byo kwa Sarongo, ntago byamubanye byiza, mwarabibonye. Umuhungu wanjye Fabrice nawe yarambwiye ati tuzajye kwa Sarongo, nge nizeye Imana, indimo Imana inkoresha ko ibintu bye bizahita bishya byose, tunahuye ibintu bye byose byahita bishya cyangwa se n'ibimurimo bigashya. Aho hantu rero twaraganiriye, numva twaranaganiye kuri telefone, arambwira ati uzabanze usabe audience kuko ngiye ntago nshaka kujya kwa Sarongo nk'umuteye. Nimba ndi umunyamakuru nkajyana n'umupasiteri ngo umupasiteri yamuteye mu rugo atangiye gusenya ibintu nka biriya, naramubwiye reka tubanze dusabe audience. Mbisaba Sarongo, arambwira ati naramuhamagaye, arambwira ati ndabubwira nti hari umuvuga butumwa nshaka kuzazana iwawe wundi, umukozi w'Imana rwose imbaraga zimurimo zihite zitwika ibintu byawe. Arambwira ati uzamuzane. Ndongera ndahindukira mpamagara Fabrice, namubwira nti byemeye, Sarongo yemeye ko dushaka kujyayo. Arambwira ati nta kibazo, ariko gusa ati kugira mbyemere neza tuzakubanze dukora ikiganiro mbere yo kujyayo, muhamagare turi mu kiganiro umubwira ati tuzaza, abyemerera imbere y'Abanyarwanda. Namara kubyemerera imbere y'Abanyarwanda tuzagenda dufite chance yuko tugiyeyo, dufite uburenganzira bw'uko tugiye kumusura bizwi, atari byari byo kuvuga ngo bamuteye runaka na runaka bagiye mu rugo we, hari byo bagiye gusenya. Ibyo bintu byose ndi kuvuga ni ukuri kw'Imana, kandi nzi ko na Fabrice abizi ko ari ukuri. Rero na Fabrice warageze uriya munsi, mbanza guhamagara Sarongo mubwira nti ndaza kuguhamagara mu kanya ngiye gukorana na wa mukozi w'Imana, tuzaza ni wawe, ndaza guhamagara mu kiganiro, nuraburi no mu byawe uze gufata akanya umfate tuganire, wemerera abantu ko tuzazi wawe. Ibyo bintu Sarongo yarambwiye ati nta kibazo mugiye gukorera he. Ndavuga tugiye gukorera aho dusanzwe dukorera. Ubwo namuhamagaye mu gihe ntegereje Fabrice, ndamutegereza araza. Mbere yo kugera dutangire gukora tubanza kuganira nk'umuntu w'umushuti wanjye, turaganira. By the way, turavuga ati tugiye gukora ku bintu ibi. Tunapanga tugiye gukora ikiganiro kijyanye nyine kubera ko we avuga ko ari umuntu urwanya imbaraga z'abapfumu. Avuga ati abapfumu nta mbaraga bafite, abapasiteri benshi bagiye bajya kurwana nabyo bikabananira, ngewe ndashaka kubirangiza, ndashaka gusoza iyo ntambara, nyirangize nyishyiraho akadomo. Uwo munsi rero ukuntu byagenze murabyumva, nka Sarongo we nk'umuntu wari usanzwe afite beef, cyangwa se avuga ati uyu mwana yirirwa mvuga muri social media kubera iki. Nubundi mwumve ko yo tugiwe, ahubwo ngira ngo Fabrice yarakwiye no kwishimira ko ahubwo byagenze kuriye Sarongo, ahubwo akamusanga muri ararume. Ngamutekereze noneho nimba abantu bakorera iki kiganiro, nimba Sarongo yarakitinze kuriya kuri Fabrice kubera umujinya yaramufitiye ko yirirwa muvuga ngo yaroza abantu, ngo yagize ate, ngo hari abantu yoherejemwe amahembe. Tekereza noneho uwo muntu wamusanze we mu rugo, urebe hariya wenda nubwo nahabaye nkitambika bikagenda neza ngahosha intambara. Sinzi n'impamvu ahubwo nyuma yaho Fabrice yajya avuga ngo naramugambaniye, yarakwiye kunshimira kuko yakiba ndahari, cyangwa se ngo nitambike mfate bari abantu bose bari baje, byari kugenda ute? Ntago byari kumugendekera neza wenda kuko ndakeka ko nta muntu wigeze agira ikintu amukubita inkoni, bari bagiye kumukubita n'ibiki byose, nabaye nk'uwitambika, reka mbivuge gutyo.
narabakijije mbega nta byabaye kuko nahise nanababwira ko hari ahantu aho dukora ibiganiro nta muntu wemereye kuharwanira. By the way, Sarongo nk'umuntu wari usanzwe rero afitanye ikibazo na Fabrice, yarabonye opportunity yo kuvuga ati uriya mwana reka musange wenda atazanga no kuzi wanjye, reka mu profite noneho musanga ahantu bari gukorera. Ikindi kintu abantu batazi, hari abantu ibi bintu abantu babizi, harimo umuntu bita Ezekiel. Sarongo yari amaze iminsi ari guhiga Fabrice, amuhigira ahantu hose. Sarongo yari amaze, yigeze no gushaka, yaragiye no yigeze kuza asanga Ezekiel ari gukora ikiganiro, arabitiranya na Fabrice, agiye kumufata amwitegereje neza abona atari we, asubirayo. Urumva Sarongo yavaga mu Bugesera kazi Kigali, ari kugenda areba ahantu Fabrice yaba ari gukorera ibiganiro. Ntago ari ibintu ntago ari ibintu byapanzwe, ahubwo umve ngo Sarongo yarabyumvise, amaze kubyumva aravuga ati noneho reka mite ahita yatsa vewiti yaraza kuhagera. Rero nimba yarahageze, by the way yahageze ngira ngo ananavuga ko ari abantu bari, ariko yaranafite ibiganiro wenda ku bantu bari ahantu dukorana. Yakoranye n'abanyamakuru benshi cyane, yari afite abandi banyamakuru be yabwiye ati muze ngiye muri Alarme, ndaba mpari isayizi nizi, muhagere dukora ibiganiro. Abo bantu bose barabizi, bari bahari, umuntu wese wari uhari azi ukuri kw'ibyo bintu. Sarongo yahageze ari kuri telefone rwose, turi kwikorera ikiganiro haruguru yacu, abaraje ashinjiriye agatebe kari hirya, aravuga ati ninjire mu kiganiro cyanyu. Ndavuga ni ikiganiro ni icya Fabrice turi gukorana. Fabrice ati mwihorere, kuko ngiye Fabrice yakiza kuvuga ati sinshaka ndi gukora ikiganiro cyanyu. Ntago Sarongo aba yaricaye kuri rantebe, yayicaye. Fabrice rero akomeza kandi ibintu twari turi kuganiraho ni ibintu byo kujyanye n'ibijyanye no n'imbaraga za gipfumu, uburyo Fabrice afite ibintu byo afite impano cyangwa se yahawe impano n'Imana zo gusenya izo mbaraga. Mu byo yaganire rero umusaza Sarongo ntago byamuguye neza, kuko yumvishe ko ari uburyo ari gushaka kumwinjiriramo. We avuga ati ari kunyinjirira mu kazi, niko kumufata kuriya mwabonye muri la video. Biba bibi ibyo ari byose naritambitse, abantu barabibonye ko ntabwo byagenze wenda uko byari kugenda. Ngira ngo ni n'ikintu wenda Fabrice yarakwiye kuvuga ati Gakire nabonye ko byibuze wari uri mu ruhande rwacyo, kuko ntabwo nari ko namubwiye ngwino, nari kumureka akagukubita. Ndi umuntu ushaka video zo gutwikana, ariko byihorera rwose mukarwana mukagundagurana, ngafata video ubundi nkavuga ntibarwanye, ibindi bigakurikira byo byari byanyu, kuko ntabwo nta ruhari na rumwe nari ndi muri ibi bintu. Ari wowe ari Sarongo, ngewe ntumira abantu bakaza gusobanura ibintu. Icyo nemera cyo nuko nemera Imana, ndi n'umukristo, nemera n'imbaraga zayo, nemera ko hari n'abantu b'abahanuzi bafite imbaraga z'Imana bamwe na bamwe, ariko ntabwo mvuga ngo umuntu wese uvuga ngo ndi umuhanuzi ndamwemera. Ariko byose tubamenyera ku bikorwa, tubamenyera ku mbuto, niko biba bimeze, niko twigishijwe, ni nako tubibona. Ibyo bintu rero intambara yaje kurangira ahantu hamwe, yarahoshejwe nanegera Fabrice arambwira ni ngwino dukomeze ikiganiro. Arambwira ntago ari bukora ikiganiro, abandi bantu nibo bamubwiye ati kora ikiganiro kugira ngo unanigire ibintu usobanurira abanyarwanda. Ko Sarongo yaramaze kugira ibyo asobanura ku ruhande rwe, impamvu n'ibiki. Fabrice abandi bantu bari baraho harimo ba Ezekiel n'abandi bakozi b'Imana bamubwira ati nta mutima mubi, kuko ngiye nta mutima mubi mufitiye, n'ubu ni inshuti yanjye, n'ubu nimba we yumva mfite ikibazo rwose biyumve ko ngiye nta kibazo mufite, kuko biriya bintu nzi ko nawe nimba ari umuntu usenga azi ukuri kwabyo, azi ko ngewe nta ruhari nigeze mbigiramo. Kandi uruhari uko byagenze kuriya, ahubwo ndanakeka ko ari umugambi w'Imana, kuko iyo tukiza kujyayo byari kuba bibi cyane, byari kugenda nabi cyane. None utekereza Sarongo wari gufata iranko ni turi we mu rugo, noneho n'abapampe be byari kugenda ute? Ego wenda twari kuvuga ngo twakubiswe tukajya mu buyobozi, ariko nanone umuntu aba yagukubise by the way, kandi uba wamuteye mu rugo. Kandi sinzi ko waba wagiye mu rugo rw'umuntu, wagiye kwa Sarongo akagukubita ngo ukajya kurega, wamuteye, ntago byakunda. Fabrice rero ikintu mugayaho ni kimwe,
kuba abantu basenga, abantu b'abahanuzi banateye gutyo bose bazabireke kwifata ukavuga ngo yabanje kumera nk'umuntu uteye ubwoba ngo agiye gukora ibintu ngo birenze ngo abantu bose ndanabyibuka ko yavuze ngo ntibizagera ku wa gatanu umushoferi utwara Sarongo ngo adafunze kubera ko nimo mwarabonye aka video n'wa muhungu wari wambaye agapira k'umweru wamufashe aravuga ngo amwohereje muri gereza ngo kugira ngo yemere ko ari umukozi w'Imana bizagera ku wa gatanu afunze nagafunze naramuhamagaye ejo. Ni byiza cyane ko tuzadusobanura ibintu tukabisobanura abantu tukabisobanura abadukurikiye kugira ngo mumenye ukuri kubera ko rimwe na rimwe muraza mugakomantinga ni byiza kubera ko mwabonye side imwe muri uko rero ko Fabrice senzi abantu babakozi b'Imana bahanuzi bari gukurikira ikiganiro muramfasha kubyumva nimba hari ibintu bita ngo wenda ngakanwa kavuma njya rumva ngo hari wari kumwanga afite impano yo kuvuma hari akanwa gashobora kwaturiraho umuntu ibyiza sinzi nimba umukozi w'Imana afite ububasha cyangwa se umuhanuzi afite ububasha bwo ko yakohereza umuntu muri gereza kuko ngo umubwiye nabi ubwo abantu wenda bambabarire baze kumfasha kubyumva kuko numvishe Fabrice ahita avuga ngo kubera ko wamfashe wankozeho ngiye kukohereza muri gereza ku wa gatanu bazagufunga. Ariko Zawadi ngo umusore bamwita Zawadi ni umushoferi wa Sarongo baydo ameze neza nta kibazo afite. Ni byiza cyane ko wenda tugira ishyaka ry'umurimo w'Imana ariko ngiye sinzi nimba kwerekana ko umuntu ari umukozi w'Imana akafite imbaraga ruko ujya kwa Sarongo. Sinzi nimba Sarongo ari cyo gipimo cy'umurimo w'Imana ku bakozi b'Imana cyuko wagiyeyo ukagira ibyo usenya ukagira ibyo umenagura ngo ibyo utwika nimba ari cyo kigaragaza ko umuntu afite impano asengera abarwayi Imana imukoresha simbizi. Hari ibintu byinshi dufite abantu bari mu bitaro za CHK dufite abantu bari mu bitaro bigiye bitandukanye bya Kibagabaga dufite abantu bari mu bitaro ku Muhima dufite King Faisal aho hose harimo abarwayi. Sinzi impamvu abantu badari gufata izo mpano ngo bazikoreshe mu gusengera abarwayi bari mu bitaro ahubwo ngo bagiye kwa Sarongo. Umuntu wese ari kuza ari nabyo bintu ntari kumva neza na nubu ntazigera numva nundi muntu wese uzabivuga. Nta muntu numwe nsigikiye ngende netre kuko ntabwo ari uwo mukozi w'Imana ujya gukora ibyo by'amafuti simushyigikiye ari nundi muntu wari we wese ushaka kugaragaza ishyaka ry'uko ari we muntu mukozi w'Imana ukunze Imana cyane kurusha abandi usenga cyane ufite impano ziri hejuru. Ibyo bintu ntabwo mbyumva nta nubwo bifite aho bihuriye n'ukuri kuko sindabona hano dufite abantu b'abapasteri bakomeye dufite abapasteri bakomeye banigisha ijambo ry'Imana ryiza dufite sindabona Masasu cyangwa se Gitwaza cyangwa se Antoine Rutayisire yavuze kuri Sarongo nuko batamuzi se ahubwo bo bafite umuhamagaro wabo bari gukora ikimana babwiye nge mbona abantu bajya kwa Sarongo reka mbivuge gutyo nimbura mukoro ntabwo bakwiriye kujya kwa Sarongo ahubwo bakwiriye gukora imirimo myiza. Hari imirimo myiza uruhande rumwe Sarongo arabacalenjinga akavuga ati nyamara hari imfubyi mfasha nyamara hari ibikorwa byiza nkora mwe mutari gukora mwe mwita abapasteri mureke guhangana mu mwihorere akora ibye namwe ni nayo mpamvu buri ya Sarongo ejo bundi nakoresheje Apotre Yongo aravuga ati ajya bajwibura kandi Sarongo nayo yaravuze ati ndakomeje n'ubundi kubakubita abantu bose ndajya mbasanga mu biganiro abantu bose birirwa bamvuga kuki mushaka kumwuririraho ikintu bita izina hiti bigiye gutuma muva mu mavuta ngo abakozi b'Imana bigiye gutuma ubye mwari mwibwe ngo murahanura byose byangirika. Simvuze ko hatarimo abantu baza bameze neza ariko social media zikabangiza hari abantu baza bihanurira dufite nk'ubu ngubu urebye abakecuru cyangwa se abandi bantu batazi bya social media dufite basenga bakasengera abarwayi bagakira. Dufite abantu basenga bya nyabyo hano bataza kuri social media ngenda bazi rwose ari nabo nagiye ninginga namugani ko mbonye Imana ikurimo ko mbonye usingira abantu wamba bari ukaza ngakoresha ikigana kambwa wapi abo bantu barahari bazima naho mwebwe muza mwiyamamaza
nabonye abantu bose ntukemere umuntu ngo kuko wamubonye aje kukubwira ko ngo yarwanye ngo na Sarongo imbaraga ze ngo zamutwitse. Nabonye muri kuvuga no mujyemo namwe mureke kuba abafana, asengera abantu, asengera abarwayi, asengere abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.